Impamvu ya mbere urubyiruko rudashaka gukora, basigaye bifuza kurya badakoze, basigaye bifuza kubona buri kintu cyose batakoze. Ni hahandi bari kumva muri leta urubyiruko ari rwo rwiganje mu biyobyabwenge n'ubujura. Ntimushaka gukora, mushaka kurya mutakoze. Wayi? Kubera iki? Mwashatse imirimo mugakora, mugakora. Dore impamvu ingo zo muri iyi minsi zitakimara kabiri. Urashaka umuntu nta kindi kintu umukurikiye hari amafaranga, ya mafaranga wamara kuyabura ni hahandi rwa rugo rurasenyuka. Abasore b'Abanyarwanda mwemere ko mukennye, ko kuri mwemere ko mukennye. Hamwe mwemere ko mukennye, mukure amaboko mu mufuka mukore. Ushaka gukora. Nabonye umuntu ejo bundi ari kuvuga ngo abadayisipora, mpamvu abahungu bari kujya mu bakobwa baba hanze, nta kindi bari kubashakaho ni amafaranga. Abahungu b'Abanyarwanda mwemere ko mukennye. Ikintu kimwe nababwira cyo, ubukire, ikintu nababwira ku kintu cyitwa ubukire, nta muntu uzabyuka mu gitondo ngo buce yabaye umukire. Ntabwo bishoboka. Niyo wanabirota mu nzozi, ndatekereza ko wabyuka ugakaraba no mu maso. Wabyuka ukanakaraba mu maso. Shaka akazi ukore, ukure amaboko mu mufuka. Byo kuvuga uti Mana, uyu munsi ngiye mu kazi ubane nanjye, ngiye gushaka akazi. Byuka umunsi wa mbere, byuka umunsi wa kabiri, byuka umunsi wa gatatu, umunsi wa kane, nubura akazi vuga uti Mana, ndabona byankomeranye, yereka ubundi buryo. Wowe urifata mu gitondo, saa 2 zirageze, saa 3, saa 4, saa 5, saa 6 zirageze, urabyutse ngo ugiye kurya. Ugiye kurya se? Urarya ntiwakoze, ntiwagize ute? Ni hahandi usumva umuntu ngo bamufashe yibye. Mukure amaboko mu mufuka mukore. Ikintu cya mbere cyo kurwanya ubukene. Naho mu gihe ugishize amaboko mu mufuka udagikeneye gukora, uzakena. Bazanagupfunyikira n'ubukene babukwikoreze, uzanabutwara no mu gikapu hari. Mukore. Ni uwuhe muntu muzi wakoze agataha amaramasa? Ngo turakora ngo bakatwambura. Iyo bakwambuye se ariko wakoze, bose se niko bambura? Ntabwo bose ariko bambura. Ikigaragara cyo mu rubyiruko, ntabwo dushaka gukora. Ntabwo dushaka gukora. Dushaka kurya tutakoze. Niyo mpamvu urubyiruko rwo muri iyi minsi, cyane cyane abasore, bagiye mu bintu by'ibiyobyabwenge, mu mayoga, mu biki byose bari kubafunga buri munsi, kubera kudashaka gukora. Ayo babonye bakayajyana mu biyobyabwenge, amatabi, inzoga n'ibimogi n'ibindi bintu nk'ibyo. Kubwira ibi bintu sinkuze kandi nta nubwo ndi muto. Ubwenge mfite burahagije kuri ngiye ku giti cyanjye. Bizi ko hari igihe ejo bundi ushobora kuza ukambwira uti bya bintu wambwiye nibyo. Bya bintu wambwiye nibyo, nabitekerezaho nsanga nibyo. Nawe uranenga unenge,
ariko ibi nkubwira ni ukuri, ko kuri niko kuri. Byuka mu gitondo ushaka kubaho neza nk'abakire, kandi mu by'ukuri turakennye, niko kuri guhari, turakennye. Gute uzashaka kurya utakoze nk'uba igisambo? Tuzi abantu benshi aha ngaha ubuzima bwanze ariko bakuye amaboko mu mufuka bakaba barakoze, bakaba ubu ngubu aribo bakire, bari nka batanu cyangwa 10 ba mbere bakize mu Rwanda, mu gihugu cyacu. Wakoze my friend, mwakoze tugahanga imirimo tugakora. Bibiliya iravuga ngo umurimo wose ukoze werekejeho amaboko ndetse n'umutima, Imana ibiguheramo umugisha. Hari n'igihe ukora ugakora uri gusinura, ugakora ikintu utagishaka. Nawe ntugaruke wowe ukora ikintu wumva kugira ngo nyine wikize, ugapfa gufandafandika ngo umunsi w'icumi. Oya, ntabwo ari uko bakora akazi. Akazi ugapange, ufite umunsi wanjye ugiye kugenda gutya, ngiye gukora akazi kameze gutya, ngiye gukora amasaha aya n'aya, ejo nzaruhuka kubera ko ejo bundi nagize nzaba nakoze. Ushaka kuruhuka utanakoze, nicyo kintu kiri kwica ibi bintu byose. Niyo ntandaro y'ibi bintu byose. Intandaro y'ibi bintu byose. Mu gitondo uvuga uti Imana, ngiye mu kazi cyangwa se ngiye gushakisha, ntuzubane nanjye, gendane nanjye, ibyo ndakora byose jyane nanjye. Ndakwinginze kugira ngo umpe kuronka uyu munsi sintahe ko nagiye. Ubikore kabiri, ubikore kabiri, ubikore gatatu.